Shalom bakundwa muri Kristo Yesu, twongeye kubaha ikaze hano ku gicaniro cya Senga Ubuhoke. Wowe uhageze tuguhaye ikaze, namwe basangwa nshuti mwakoze subscribe. Imana amahoro ibaha Imana amahoro ibahagurira imbago, ihindura amateka yanyu, mubone umugisha ukomeye uvuye kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uje ubwa mbere, ntugende udakoze subscribe nyuma yo kumva ijambo ry'Imana. Imana igumugisha. Reka tubanze dusenge, hanyuma tuze tubabwire icyo tuje kuganira namwe. Mana nyir'ijuru n'isi, niwe Mana iri hejuru y'ibyaremwe byose. Nta na kimwe kibaho utashatse ko kibaho. Ibiriho byose biriho uko wabishatse. Amasaha nk'aya tuje imbere yawe, duhamagaye umwuka wawe kugira ngo amanuke atugaburire ijambo ryawe, amanuke atwigishe kandi aduhugure, amanuke akora ibikomeye muri iri jambo tugiye kuvugaho. Mwuka wera ntabarike, ahubwo mwuka wera mpinduka akanwa kawe, katika jina la Yesu mpinduke mikoro, kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe buje kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo, nanjye kandi mbashe kunguka. Urakoze kuko Imana umva amasengesho. Nizeye nashidikanya ko ugiye kutugaburira ijambo, kandi ijambo ritubaka, ridukangura, ridukomeza mu izina rya Yesu amazina yose, amen. Tuje kuganira ku kurwanira gakondo yawe. Ni wowe ufite kurwanira umugisha wawe, gakondo yawe. Gakondo yawe nutayirwanira ntabwo uzayigeramo. Nuba umunebwe wo kurwanira gakondo, kurwanira amasezerano yawe, kurwanira icyo Imana yakuvuzeho. Ntabwo icyo Imana yakuvuzeho hari ikintu cyikora. Kugira ngo kigerweho bigusaba urugamba, bigusaba intambara. Ibuka ko Imana ibwira Abisiraheli yababwiraga kubaha igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko icyo gihugu cy'amata n'ubuki kugira ngo bagishyikeho byagombaga intambara, byagombaga kurwana. Kugira ngo bagihindure byabatwaye igihe, kandi kugihindura byari ukujya mu mitsi, bakarwana n'Abanaki, bakarwana n'Abahivi n'Abayebusi, bakarwana n'amoko 7 yari atuye icyo gihugu cya Kanani. Ndagira nkubwire ngo iby'Imana ivugana nawe birahari, ariko kugira ngo ubishikeho ugomba kwinjira mu ntambara y'umwuka. Nutinya intambara y'umwuka, yego bamwe bamushaka ko abantu babarwanirira, ariko hari uruhare rwawe rwo kugira ngo urwanirire ubuzima bwawe. Hari uruhare rwawe rwo kugira ngo urwanirire imibereho yawe. Kenshi na kenshi impamvu Imana yemera kuca mu ntambara ni ukugira ngo nyine ikwigishe kurwana. Ntabwo kamere y'Imana ubwayo ikunda abasivili. Ijambo kurwana muri Bibiliya rigaragara inshuro 67. Inshuro 67. Uhereye kuri Aburahamu mu itangiriro niwe wabanje kurwana. Umuntu Imana yari yahaye isezerano ryo kubana nawe, yari afite abantu 400. Iyo dusomye itangiriro igice cya 14:14 biravuga ngo Aburahamu yumvise yuko mwene wabo we yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318. Barabakurikira bagera i Dani. Bamaze kugera i Dani ngo Aburahamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe nijoro, barabatera, barabanesha, barabirukana, babageze Hoba ari bumoso bw'i Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye, abagore n'abandi bantu. Urumva ko Aburahamu uyu muntu w'Imana, kuki Imana yemeye ko ajya muri izo ntambara? Nuko Imana ikunda, ibishaka ko kugira ngo ikubita abanzi bayo, yivune ku banzi bayo, igomba gukoresha wowe, igomba gukoresha njyewe. Rero turi kubona neza uyu Aburahamu yinjiye mu rugamba, agiye kugarura mwene wabo. Usabwa kujya mu rugamba ukagarura umwana wawe Satani yatwaye, ukagarura umugabo wawe Satani yakwambuye, ukagarura ayo mahirwe yawe Satani yakwambuye. Nutinya kwinjira mu ntambara z'umwuka, yego turahari nk'abakozi Imana kugufasha, ariko se
uruhare rwa mbere rukomeye ni wowe usabwa kwinjira mu ntambara. Uyu Aburamu ntabwo yategereje, yafashe ngo abagabo 318 bari bararerewe iwe batozwa kurwana, baragenda binjira mu rugamba, bagarura Loti, bagarura n'ibintu byose n'iminyago yose yari yanyazwe. Noneho rero ukavuga ngo Imana yaravuze ngo bizabikora. Izabikora binyuze muri wowe. Hari uruhare rwawe, hari nawe, hari ibyo usabwa gukora. Rero mu ntambara z'umwuka hari amategeko agenga intambara y'umwuka. Hari amategeko agenga iki? Intambara y'umwuka. Intambara y'umwuka ntabwo ipfa kurwanwa gutyo gusa. Intambara y'umwuka ni ngombwa kubanza kumenya amategeko ayigenga. Icyambere kigenga intambara y'umwuka, reka tubisome. Amategeko agenga intambara y'umwuka, kumbere yuko winjira muri tere ngo ujye kurwana, ni ngombwa ko icyambere ugomba gushyira Imana imbere mu ntambara zawe, mu rugamba rwawe ukabanza Imana imbere. Muririmbyi aririmba ngo mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha nzahoranesha. Nuvuga ngo Yesu Kristo niwe mugaba. Dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we. Mwese mwiyeleke umugaba araje, mumukurikire. Twashobora kuneshwa se, Yesu aturwanirira. Twashobora kuneshwa se, Yesu aturwanirira. Nukuvuga ngo turi mu ntambara y'umwuka. Biriya byose Imana yakuvuzeho, ayo magara yawe ushaka kugira ngo abe mazima, urwo burwayi ushaka kugira ngo bukire, biragusaba kujya mu mwuka, ukajya aho bwaturutse. Hari indwara nyinshi ziba zaraturutse mu isi y'umwuka, kugira ngo zikuve mu mubiri bisaba kugira ngo ujye mu mwuka, muri iyo si y'umwuka, ujye muri tere, ujye guhangana naho zaturutse. Hari ibibazo biba bikomoka mu isi y'umwuka, isi y'umwuka ikaba ariyo ibikora, cyangwa se ibikoroga, yamara kubikoroga no kubivangavanga ikaza ikabisuka ku buzima bwawe. Kugira ngo bishire bisaba kugira ngo winjire mu isi y'umwuka aho byakomotse, ujye kurwana. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Biriya avuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegere Imana izabegera. Noneho wowe ushaka yuko Imana ari kurwanyiriza Satani, kandi kubwira ngo rwanya Satani azaguhunga, egera Imana izakwegera. Wowe ugacurika ibintu ukavuga ngo Mana ngwino urwane nge nicare. Imana irwana biciye muri wowe. Kugira ngo rero ugere mu masezerano yawe biragusaba gutinyuka, kugira umutima w'imbaraga, kugira umutima urwana kandi uhangana, urwanira gakondo. Zaburi 27, reka dusome iyo Zaburi ya 27 umurongo waho wa 3. Zaburi 27 umurongo waho wa 3. Zaburi 27 umurongo waho wa 3 handitse ngo, naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, no kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho nkareba ubwiza bwe. Imana irashaka ko itegeko rya mbere ry'intambara y'umwuka nuko utagomba gutinya, kabone naho wabugabweho ibitero bingana gute, kabone naho waba uhagurukirijwe ingabo zimeze gute. Itegeko rya mbere rireba umuntu uri mu Mana. Itegeko rya mbere rireba umukizwa, umuntu wamenye Imana by'ukuri, nukudatinya, kabone naho ibitero byabije bingana gute. Kuko wumvise iby'iri jambo ritangira rivuga ngo, naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzagira gute, ntuzatinya. Iyo watinye bibabaza Imana. Wibuke bamwe mu batasi bagiye gutata Kanani, bagiye kwitata, gutata za Yeriko na za Kanani. Abagiye gutata bakaza bavuga ngo twabonye abantu banini b'abanaki,
imbere yabo twebwe twibonaga nk'ubuzukira, kandi koko ibyo bavugaga byari ukuri. Inkuru babaraga yariyo. Aba banaki bari amagiant, byari ibigabo binini cyane ariko byumva binini cyane. So ruvuga ngo rero sasa babonye ibyo bigabo, ibigabo tuzahangana nabyo, barahahamuka. Ariko wibuke abo bantu bagize ubwoba bose, nta numwe wageze mu gihugu cy'amasezerano. Ushaka kugira ngo winjire mu masezerano yawe, biragusaba kugira umutima utinyuka, umutima utagira ubwoba, umutima winjira mu ntambara z'umwuka ukajya kurwanira gakondo yawe. Ndakwatura kugira ngo wambare imbaraga zirwanira gakondo yawe. Yego, bamwe mu mushaka ko hari ababafasha muri urwo rugamba, kandi igihe mugeze muri gakondo zanyu, uwo muntu wabafashije mu ntambara ntago muzibuka ko yabafashije mu rugamba rwo kurwanira gakondo. Ntuzibuka ko hari umuntu wagufashije kurwana kugira ngo wubake mariage. Ntuzibuka ko hari umuntu wagufashije kurwana kugira ngo ushike ku kazi. Imbaraga za Satani zire kure akazi. Ntuzibuka ko hari umuntu wagufashije kurwana kugira ngo amagara yawe abe mazima. Urumva rero ubundi mu mategeko y'intambara ni utabizi, abantu binjiranaga mu rugamba bakanyaga iminyago, no kuba mu gihe cyakere iminyago barayigabanaga. Ariko bamwe kubw'ubunebwe bwo kurwana kwanyu cyangwa n'ubwoba, mushaka ko abandi babarwanirira, bakabarwanira kuri gakondo zanyu. Ndagusengera kugira ngo Imana iguhe imbaraga urwanire gakondo yawe. Rwanira umugisha wawe kuri imbere, rwanirira mariage yawe, rwanirira amasezerano yawe, rwanirira abo bantu bambure Satani, rwanirira ubwenge bwawe bugarure. Satani yarakwatatsa gutwara ubwenge, arakwataka akora ku magara yawe, arakwataka akora ku rubyaro, arakwataka akora kuri business yawe, arakwataka akora ku mpande zombi zose zigize imibereho yawe, akoresheje imyuka y'abarozi, akoresheje imyuka y'abakonikoni. Urasabwa kugira ngo nawe hano kuri iki gicaniro twigisha ukuri nyakuri ku ijambo ry'Imana, twigisha isi y'umwuka n'imikorere yayo. Biragusa rero kugira ngo wowe wicare wemere wiga ahubwo, kuko umusirikare wese utaciye mu ikosi ntabwo wamuha imbunda ngo nagenda ajye kurwana n'abazobereye urugamba ngo arokoke. Satani ingabo turwana nazo arizo za Satani, abarozi, bakonikoni, abapfumu, ndetse n'izindi myuka yose itandukanye. Bakorana n'amagini, bagakorana n'imizimu, bagakorana n'abadayimoni. Kubarwanya no kubanesha bisaba kuba umaze kugwiza ubwenge bwo gusobanukirwa isi y'umwuka n'imikorere yayo. Kabiri, bigusaba kuba ufitiye Imana, waramaze kumenya Imana y'ukuri. Gatatu, utagira ubwoba namba, nk'uko ijambo ryavuze ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera kumaraho. Umva ukuntu atangira avuga, ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Ugomba kwambara imbaraga z'umutima n'imbaraga z'umwuka, ku buryo umwanzi wese uhagurukiye kukwataka, uhagurukiye kukurwanya, agomba kugwa mu izina rya Yesu. Ndakwaturaho imbaraga z'umutima zikubashisha kurwanya no gutsinda abanzi bawe, abaguhagurukiye kukumaraho bakagwa imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndatura ngo abaguhagurukiye kukurwanya, abo banzi bawe n'ababisha bawe bahagurukiye gukora ku mubiri wawe, bahagurukiye kugusebya, bahagurukiye kuguharabika, abahagurukiye kukuvuga nabi, abahagurukiye kuguteza abadayimoni, abahagurukiye kukuvuma, abahagurukiye kukuboha, abahagurukiye kuguharabika, abahagurukiye kukuroga, mu izina rya Yesu ndatura ngo bagwe munsi y'ibirenge byawe. Ijambo riravuze ngo ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye basitariye hamwe baragwa. Ndatura ngo basitare imbere yawe, kandi basitarire icyarimwe bagwe imbere yawe mu izina rya Yesu. Ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Ndagusengera nkwirukana mu bwoba mu izina rya Yesu. Nta mugabane abanyabwoba bafite mu bwami bw'Imana, nta mugabane
abanyamaganya bafite mu bwami bw'Imana, nta mugabane abanebwe b'intambara z'umwuka bafite mu bwami bw'Imana, kuko handitse yuko unesha ari uzaragwa byose. Mu bwami bw'Imana abanesha, abinjira mu ntambara bakarwana bakanesha, abo nibo baragwa iby'ubwami. Ambara umutima w'imbaraga mu izina rya Yesu, ivanemo ayo maganya, ivanemo ubwo bwihebe, ivanemo ako gahinda, ivanemo ubwo bunebwe, ivanemo ibintu wiyumvisha yuko ibintu by'Imana bizaza bikakugwa hejuru giturumbuka, kugira ngo iby'Imana bigereho bigusaba. Umva nk'uko ubona Abisirayeli bari bavuye mu gihugu cy'ubusuhuke, muri icyo gihugu cy'ubusuhuke bajyanwa, Imana ibabwira ko igiye kubaha igihugu cyabo bwite, ariko icyo gihugu cyabo bwite byanga bikunda hari abantu bagisanzemo bagombaga guhangana nabo, bakabica bakakibambura, igihugu bakakigarurira. Iby'Imana ikubwira birahari, nta na kimwe ikubwira kidahari. Iyo ikubwira ubutaka, ujye umenya ngo ubwo butaka hari umuntu butuyemo, uri mu butaka. Hano kano kaya nta butaka wabona budafite nyirabwo, buri butaka bwose bufite nyirabwo. Bishatse kuvuga rero kugira ngo ubwakire biragusaba intambara y'umwuka. Nta kazi gashya Imana ikubwira kagomba guhangwa kakava mu ijuru kakaza mu isi. Nuvuga ngo Imana ikubwiye akazi, hari abantu bari mu kazi kawe runaka bagomba kwimurwa, wowe ukaba ari we ujya muri ako kazi. Cyangwa se hari umuntu ugomba kuza agakiriya kampani hanyuma akakwangaje. Nuvuga ngo rero ni urugamba, ni intambara y'umwuka, kuko icyo ushaka menya ngo hari abandi bagishaka, icyo ukeneye hari abandi bagikeneye. Biragusaba rero gukompeta, kujya mu mwuka ugakompeta, ukarushanwa neza. Paulo aravuze ngo ndasiganwa ariko ngo ndarwana ariko simusha, ndatera ibipfunsi ariko simera nk'uhusha. Ntabwo tugomba guhusha target mu gusenga, ntitugomba guhusha target, tugomba gupima igipimo, ugapima igipimo, ukamenya ishitani ukubita, ukamenya umuzimu ukubita, ukamenya igini ukubita, ukamenya umwuka waguteje ikibazo uwo ari wo, ukinjira mu mizi yawo kwanza, ukabanza ukamenya ngo uyu mwuka unteje ibibazo unaturuka, unatokea wapi, ilo imetoka sehemu gani, ina malengo gani, ina mazumuni gani, uyu mwuka ufite iyihe ntego, ufite uwuhe mugambi. Ariko umugambi wa Satani Imana arawishuye, kandi imigambi ya Satani aragenda akayitereka mu bantu be. Tuzi ko umugambi wa Satani ni kwiba amagara y'umuntu, kwiba umunezero w'umuntu, kwiba ibyishimo by'umuntu, kwiba ubwenge bw'umuntu, kwiba amahoro y'umuntu, kwiba ibitotsi by'umuntu, kwiba business y'umuntu, kwiba umugabo w'umuntu, kwiba umugore w'umuntu, kwiba abana b'umuntu. Satani akazi kiwe ni ukwiba. Araza rero iyo migambi akayishyira muri babandi bakwanga, akayibaterekamo, aribo twitabaruze. Hakaba hari umuntu kureba akajiginywa, akakugirira ishyari, akareba intambuko yawe, akareba imizamukire yawe, ishyari rikamwica, akavuga ati uyu muntu agomba gusubira hasi. Ndakwatura mu izina rya Yesu, uwo muntu kurwanya uvuga ngo ugomba gusubira hasi, ntabwo uzasubira hasi mu izina rya Yesu. Atura ngo ntabwo nzasubira hasi kuko ushaka kunsubiza hasi mu izina rya Yesu. Ugomba kwambara imbaraga. Narababwiye ngo intambara y'umwuka rero sasa nuvuga ngo amategeko y'umwuka, intambara y'umwuka igira amategeko. Itegeko rya mbere ni ukutagira ubwoba, kutikanga, naho ingabo zabambira amahema kugutera, ukavuga ngo umutima wanjye ntuzagira gute, ntuzagira ubwoba kandi ntuzatinya, ngo naho intambara yambaho no muri yo nzikomeza. Urumva amategeko y'intambara. Reka twongere turebe Gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Turacyari mu kureba itegeko, amategeko agenga intambara. Handitswe ngo umurongo wa mbere ngo nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta. Iyi ni Imana yabwiraga Abisirayeli. Irimo irabaha amategeko, irabwira ngo amategeko y'intambara. Niko titiri bivuga ngo amategeko y'intambara. Ikavuga ngo nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'ibyaha, mu gihugu cya Egiputa.
ngo kandi nimwigira hafi y'intambara umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati nimwumva abisiraheli uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya mwigiye hafi y'ababisha murwanya imitima yanyu nticogore ntimutinye ntimuhinde umushyitsi ntimubakukire imitima. Umva reka nsubire muri uwo murongo ngusome neza ngo umutambyi ababwira ati nimwumve bisiraheli uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya imitima yanyu nticogore nimutinye nimuhinde umushyitsi nimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe ngo ibarwanirire n'ababisha banyu ibakize. Hano urumva ko Imana yemera ko ikujyana mu babisha ukajya guhangana n'abo babisha bawe, noneho kugira ngo ibereke imbaraga zayo ibanangira imitima kugira ngo igaragaze imbaraga zayo hagati muri bo. Imana ishaka kukujyana hagati mu barozi abo ngabo bakakwataka, none ikanangira imitima yawe kugira ngo igaragaze imbaraga zayo hagati muri abo barozi. Izigaragaze gute? Izigaragaze kurokora. Niyo mpamvu turwane, niyo mpamvu Imana itujyana muri izo ntambara ibigira ngo igaragaze agakiza kayo ku buzima bwawe, ibigira ngo igaragaze ububasha bwayo ku buzima bwawe. Noneho sasa ijambo rakubwira ngo rero igihe ikujyanye mu babisha bawe guhangana nabo, kwisanga mu babisha bawe ugiye kurwana n'ababisha bawe, irakubwira ngo ntuzigere ukuka umutima, ngo ntugacogore umutima. Ijambo rya mbere ngo kudacogora umutima, ngo nimwumve bisiraheli uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya imitima yanyu nticogore. Icyambere, itegeko rya mbere, kutemera gucogora paka ugeze ku ntsinzi, paka ugeze ku ntego, paka ugeze ku cyo wiyemeje, paka ugeze ku cyo wagambiriye. Wowe ukoze rimwe gusa ibintu birapfuhise ucika intege. Basenze uyu munsi ntubonye igisubizo uhise ubivamo uracogoye ngo ntabwo ngo Imana ikoze. Ntabwo umuntu nk'uwo Imana igendana nawe, ntabwo Imana ikorana n'abantu bacogora. Jambo rirambwira ngo dore abasore b'imigenda bazagenda baruhe rwose kandi bazacogora, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazagurukisha amababa yabo mu kirere, bazagenda ubutaruha, bazirukanka ubudacogora. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, itegeko rya mbere ry'intambara y'umwuka twabonye ko ari ukudatinya, kutagira ubwoba. Kabiri, kudacogora. Utegetswe kudacogora. Iyo ucogoye gukomera kwawe kuba kurihe, ntabwo ugomba gucogora. Gira umutima uhatana mpaka ukagera ku ntego. Imana iguterekemo umutima uharanira kugira kucyo wiyemeje, kucyo wasabye Imana, kucyo wasengeye, kucyo wahanuriwe, bya bindi wahanuriwe byose kugira ngo bibeho, cyangwa ya migambi yose iri mu mutima wawe kugira ngo uyigereho, biragusaba kujya mu ntambara y'umwuka ukarwana usenga, udekarara umugisha wawe, ukatura ngo ndadekarara umugisha wanjye, ndadekarara gakondo yanjye, ndadekarara ibyanjye, ndabura n'ibyanjye, ndatangaza ibyanjye ko bigomba kuza mu izina rya Yesu. Hano rero sasa ngo icyo ni icyambere, kudacogora, kudakuka umutima kwanza, no kudacogora, no kudatinya, no kudahinda umushyitsi. Ngo uhindure umushyitsi ba bandi ugiye guhangana nabo. Uracyatinya abarozi, uracyatinya amashitani, uracyatinya imyuka mibi, none se uracyatinya imizimu n'amagini, uracyatinya abana b'abantu. Wowe umugabane wawe ni mu nyanja kuno n'amazuko. Bibiri twereka yuko abanyabwoba n'abatizera, abanyabwoba, reka nsomere ijambo, abanyabwoba n'abatizera nta mugabane bafite mu bwami bw'Imana. Abanyabwoba n'abatizera ntibashobora kuragwa ibyo Imana yageneye abayikunda, ntibishoboka. Ibyahishuwe 21:8 handitse ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi, Imana yafashe abanyabwoba ibashyira mu itsinda rimwe ry'abasambanyi n'abicanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma. Nubongo rero sasa ni wowe ugomba guhitamo kuba muri aya matsinda y'aba bantu b'abanyabwoba
cyangwa kuba mu itsinda y'abantu batizera, cyangwa ukavuga ngo ndivuyemo, ndakuvana muri iryo tsinda ry'abanyabwoba mu izina rya Yesu. Uwiteka gukamuremo ubwoba bwose watinyagamo abazimu, Uwiteka gukamuremo ubwoba bwose watinyagamo imbaraga z'upfu, Uwiteka gukamuremo ubwoba bwose bwatuma gutinya Satani n'ingabo ze, Uwiteka gukamuremo ubwoba mu izina rya Yesu. Agukamuremo ubwo bwoba bwabaye icumbi muri wowe, agukamuremo kutizera mu izina rya Yesu. Ijambo rivuze ngo abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba wo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Itegeko rero ry'intambara y'umwuka, kwirinda gukuka umutima cyangwa kugira ubwoba, gucogora cyangwa se gutinya ugakukira umutima ibyo urwana nabyo. Ugomba kugira umutima w'imbaraga. Ayo ni amategeko agenga intambara y'umwuka. Mu ntambara y'umwuka rero Imana ibikeneye kubona umuntu ufite umutima wumutse, umutima utari wa gisivili, umutima wamaze gutozwa igisirikare cy'umwuka. Turi abasirikare mu isi y'umwuka. Muririmbyi aririmba ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzaba hano mu rupfu, dukomeze dushira imbere dushimira ihoraho. Ukeneye kugira ngo wambare imbaraga z'umutima, rwanira gakondo yawe. Ijambo riratubwira mu Efeso 6:10 ritangira rivuga ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso. Mu ntambara y'umwuka turwana n'ibyo n'ibitagaragara, turwana n'imyuka idafite umubiri, turwana n'imyuka idafite amaraso. None ariko wowe urwana nawe ukisanga ufite amaraso. Turwana nayo gute rero? Ubwo wagiye guhangana muri izo ntambara, kurwana izo ntambara z'umwuka, witandukanya nawe nayo maraso, witandukanya n'izo nyama, witandukanya n'iryo bumba ryitwa umubiri, ukarisohokamo. Umubiri wawe ni ibumba, ugomba gusohoka muri iryo bumba. Noneho ukagenda mu isi y'umwuka ahakomoka ibya bibazo ubona biza mu buzima bwawe, ukavuga uti wa kibazo wenda gufunga, wa kibazo wenda gufunga. Kuko buri kibazo cyose kiba gifite umwuka ukihisha inyuma. Nta kibazo gishobora kuza mu buzima bwawe kidafite umwuka ugisunika. Buri ndwara yose ifite umwuka uyitera, kandi uwo mwuka ni umwuka mubi. Nubona krize yaje mu buzima bwawe, menya ngo hari umwuka urimo uratera iyo krize. Menya ngo hari umwuka urimo uragukuraho amafaranga. Ayo mafaranga urafata amafaranga akaguca mu myanya y'intoki, urafata amafaranga akaguca mu myanya y'intoki, kuko hari uwakuroze, hari uwakurebye aragutongera, hari uwakurebye akugirayo, avuga yuko utazigera ubona amafaranga kurekuraho umutongero, akora n'ibindi bintu byose bya gipagana, araziriga, arakohera, araboroka. Kugira ngo rero ubahoze umugisha wogarure, nuko nawe ugomba kujya mu isi y'umwuka ugatsenga, kavuga uti mu izina rya Yesu wandoze wese kudatunga amafaranga, kutayafata, kutayagumana, yabona aje agasunika umwuka uteza uburwayi kugira ngo ya mafaranga ave kuri konti. Wa mwuka wenda kuvuma, ndagutwika, ndakurimbura, va ku buzima bwanjye. Nuwagutumye ndamunesha mu izina rya Yesu, mukubitishije inkuba y'Uwiteka. Ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zikurwanya, umuriro w'Imana uvuye mu ijuru nuzitwike mu izina rya Yesu Kristo. Nuzohereza ku buzima bwawe akazitongera ubuzima bwawe, ugutongeraho imyaka, ugutongeraho inyatsi, ugutongeraho imikoshi, akagutongeraho krize. Uwakubohesheje krize, wakubohesheje uburwayi bw'igifu, wakubohesheje uburwayi bwo mu nda, wakubohesheje umutwe udakira uruhande rumwe, wakubohesheje ubwo burwayi bw'amara, uwakubohesheje imyuka mibi aho ngaho mu bitugu, akahapakira imyuka mibi ukagenda wumva ari nkaho hari ibintu biri mu bitugu byawe. Ndamanura umuriro w'Imana muri ibyo bitugu mu izina rya Yesu. Iyo mitwaro baguhekesheje nikubise hasi mu mbaraga z'umwuka wera, katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Ukurwanya wese agahora kugusha mu byaha, yakubohesheje daimoni y'ubusambanyi,
akubohesha iryo jini mayimona, akubohesha jini makata. Ayo majini yakwiziritseho ndayasenya mu izina rya Yesu Kristo, ndayasenya mu izina rya Yesu Kristo, ndayasenya mu izina rya Yesu Kristo. Ukubohesha imbaraga z'urupfu, urupfu rukaba rukugendaho igihe cyose, nawe ukaba urwiyumvamo. Hari abantu igihe cyose bagenda biyumvamo gupfa, igihe cyose bikanga urupfu. Ndakwirukana mu mwuka w'urupfu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko bamaze kukubohesha urupfu, gusa hasigaye igihe cyo kugira ngo rugutware. Ariko ndarukwirukanaho mu izina rya Yesu Kristo. Iki si cyo gihe cyo gupfa kwawe. Nibura imyaka Imana yagennye muri iki gihe cyacu cya none, Bibiliya ivuga ngo ni imyaka 70 cyangwa 80. Umuntu nibura wakwemera kugenda nuwaba nibura amaze kugeza muri iyo myaka. Ariko munsi yo myaka Satani abakunyaza imyaka myinshi. Upfiriye 33, 40, 50, Satani abakunyaza yindi sigaye. Imyaka mfatizo muri iki gihe cyacu cya none niyo ngiyo, ni 70 cyangwa 80. Reka ngusomere icyo cyanditse kugira ngo utagira ngo ibyo mvuga ndi gupapira. Ni ibintu byanditse, ntabwo ari ibintu ndi gupapira. Ntabwo ari ibintu ndi gupapira. Ntabwo ari ibintu ndi gupapira, ni ibintu byanditse. Semene amen. Niyo Imana nibura, Imana yagennye iyo myaka kugira ngo nge nawe nibura iyo ngiyo muri iki gihe cyacu cya none nibibaye mikeya, ibiyo ngiyo gupfira munsi iyo myaka. Rero Satani abakunyaze, abakwibye uburenganzira bwawe. Hari iyo yindi yose wakagombye kumara abayitwaye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Zaburi ya 90 umurongo wa 10 handitswe ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Urumva hano ukuntu ijambo rivuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Angarao, iyo niyo myaka fatizo. Yani iyo niyo myaka fatizo yo muri iki gihe cyacu cya none. Ibaye mike 70, yaba myinshi 80. Yego hariho n'abagira amahirwe bakageza 90, 100, gukomeza no kuzamura. Nkanjye nzamara 5, sinzi wowe uzamara. Noneho sasa niko ijambo rivuze, imyaka yacu ngo ni 70, 80. So nuvuga ngo rero niba ufite 30 ukabona urupfu rwatangiye kukujera amajanja 20 ninga, ukabona urupfu rwatangiye urimo urarwikanga, rimwe na rimwe rurakutegera, uraza rukakubwira ngo kubaho ntacyo bikumariye, birutwa no kubaho. Ubwo umenye ngo wowe umuntu ubuvuze gutyo, umenya ngo urupfu bamaze kurugusunikira kera. Igihe watangiye kuganya, igihe watangiye kumva wiyanze, ukumva n'isura yanze, ujye umenya ngo uwo munsi direct mu mwuka hari wagusunikiye urupfu. Hari wagusunikiye urupfu rwatangiye kukubwiriza, rurimo rurakwereka yuko kubaho ntacyo bikumariye, rurimo rurakwereka ko birutwa nuko uba warapfuye. Urwo n'urupfu ruba ruganira nawe. Ndarukwirukanaho mu izina rya Yesu Kristo, ndarukwirukanaho mu izina rya Yesu Kristo. Igihe wisanze mu mubiri wawe harimo indwara idakira, menya ngo iyo ndwara rero sasa ni urupfu ruyisunika. Kuko nyine umuryango w'urupfu ni indwara. Umuryango w'urupfu ni iki? Ni indwara. Ni nkaho rero ruba rumo ruragukomanga, rurakubipa, rukubwira ati durabipa. Izo bipe zikuvemo mu izina rya Yesu. Ndatura ngo bipe yose iri mu buzima bwawe ariyo ndwara, kano kanye randuke mu izina rya Yesu Kristo. Randuke uburwayi bw'inkorano ubwakozwe n'abarozi bakaza bakabushira muri wowe. Ayo hypertension ndanandura mu izina rya Yesu Kristo. Amarariji, amaserezite, izo ndwara zose zitumva imiti, kwa chinaris umuriro w'Imana uzitwike muri wowe. Za diabete, za kanseri, za paralize n'ibindi birwara by'ubwoko bwose binyuranye, cishije umuriro w'Imana mu mubiri wawe no mu maraso yawe mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana nubitwike ibyo birwara bisoke mu buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Imyaka yawe ugomba kumara wabonye mike ibaye mike 70, 80,
ushatse wanarenzaho ukavuga iry'itanu. Biravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. So nari ndimo rero mvuga ni ugomba kwinjira mu isi y'umwuka ukarwanira gakondo yawe, rwanira amagara yawe, rwanira ubuzima bwawe. Kuki ubuzima bwawe? Yego, niba hari umuntu ushaka kugira ngo ahagarane nawe muri urwo rugamba, ese witeguye kumuhemba? Ese witeguye kumufasha? Ese witeguye kugira icyo areka intambara ye aze kukurwanirira? Yego, abapasiteri bamwe na bamwe, twebwe nk'abakozi b'Imana hari inshingano dufite, ariko tuzigira kuba dushumbye, tuzigira kuri ba bandi dushumbye. Uba ufite inshingano zo kumurwanira urugamba kuko uri umushumba we. Umushumba aba afite inshingano zo kukurwanirira intambara zawe kuko aragushumbye, ni umushumba wawe. Ariko se niba umuntu atari umushumba wawe ukifuza ko akurwanira intambara, kandi izo ntambara ntubimuhembere, kumva ko ari Imana izamuhemba. Imana izamuhemba ari kurwanira kugira ngo ubone inzu, ubone imodoka, ubone akazi, ushake ubyare. Imana izahembera abantu bayo kuko bahinduriye abantu benshi kuba bakiranutse. Icyo ni cy'ijuru rizahembera abakozi bayo, kuba warafashije umuntu umwe agahinduka akava mu byaha. Ibyo nibyo Imana ihembera ababa babikoze, ni nabyo ngororano tuzahabwa. Biravuga ngo abahinduye benshi kuba ukiranutse bazaka nk'inyenyeri. Ntabwo birivuga ngo abasengeye benshi bagakira indwara, abasengeye abirukanye abadayimoni mu bantu. Yesu yavuze ko ari n'abazabwira ngo mwaravuga ngo bazaza ngo bamubwire ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ngo bababwire ngo nimwumve imbere simwigeze mbamenya. Kuko nyine icyo si cyo kibanze cyo kwirukana abadayimoni mu bantu no kwirukana si cyo Imana yatumye abakozi. Ubwo wowe ugomba kubimenya ukabisobanukirwa, ukarwanya abadayimoni bakava ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ni wowe ugomba kwambara imbaraga z'umutima, ukarwanira gakondo yawe, ukarwanira ejo hawe. Biriya rero avuga ngo twabonye itegeko ry'intambara ari ukudatinya ababisha bacu uko baba bangana kose, kuko iyi Mana idusezeranye yuko izaturokora hagati muri ikabatsinda, ikabanesha. Reka dusome Efeso 6:10 hanyuma dusoze ijambo. Zopetese kiria horia. Efeso 6:10. Efeso 6:10. Turi hano kugira ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hano ni umuntu ku giti cy'ubwirwa. Ambara intwaro z'Imana wowe wa mugore we, wowe wa mugabo ambara intwaro z'Imana, wowe wa mukobwa wambara intwaro z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ashaka kukuriganya urugo, Satani ashaka kukuriganya amahirwe yawe, ashaka kukuriganya urushako, ashaka kukuriganya urubyaro, ashaka kukuriganya ejo hazaza, ashaka kukuriganya ako kazi. Ni wowe ugomba kwambara intwaro z'umwuka, ukajya mu rugamba ukamubwira ngo Satani sinkwemerera, oya ibi ntabyo utwara, oya amagara yanjye urayarekura. Imana ibitegereje kuvuga ngo amagara yanjye urayarekura mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibitegereje kumva umuntu uvuga uti mu izina rya Yesu Satani ndekurira ubuzima, ndekurira imibereho. Abakozi bawe nibamvere mu buzima, barenze imbibi barenga imipaka binjira mu buzima butari Zopetese kiria horia. Ndatura ngo abarenze imbibi bakaza mu buryo bwa Satani bakinjira mu buzima bwawe kugira ngo babukubite hasi, marayika w'Iteka abatsinde. Inkota y'Uwiteka ibarye mu izina rya Yesu Kristo. Ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso ndetse n'umubiri. Uyu ni umutwe wa mbere, ni imyuka itagira amaraso, idafite umubiri. Ibi ugakirana nabyo, ukahangana nabyo. Ushaka kugira ngo utsinde izi mbaraga zidafite amaraso n'umubiri kandi wowe ufite amaraso n'umubiri, bigusaba kugira ngo usohoke hanze y'umubiri, utangire kubivuga ngo mu izina rya Yesu. Yewe wa mwuka udafite umubiri n'amaraso waje muri iyi nzu, waje ukinjira mu mubiri wanjye, ndagutegeka mvira mu maraso, mvira mu mubiri. Umwuka niwumva nubwira uzumva kandi uzasohoka mu buzima bwawe. Kabiri biravuga ngo
ngo ahubwo dukirana n'abatware. Iyo ni imyuka ishaka kugutwaza igitugu, ni imyuka ishaka gutwaza igitugu ubuzima bwawe, shaka urumva ngo abatware n'abayobozi nyine batwara agace runaka, bategeka agace runaka. None sasa iyi myuka rero ishaka kugira ngo igutwaze igisuzuguriro, ikuyoborere mu gisuzuguriro, kuyoborere mu bukene, mu burwayi, mu makrize, mu nzara, mu bintu byose bibi cyane, mu byaha, mu busambanyi, ikubohesha ubusambanyi kugira gute, none igutegekere muri ubwo busambanyi. Atura ngo mwamyuka mibimwe ntabwo mubasha mu izina rya Yesu. Mundekure sintwarwa namwe, ntwarwa n'umwami Yesu Kristo, ntwarwa n'umwuka wera. Toka daimoni, urebe ko daimoni itaguhunga. Imana ikugire neza. Ijambo rirakomeza rikavuga ngo n'abafite ubushobozi. Iyi ni imyuka rero no seza ngo ifite ubushobozi, yahawe ubushobozi bwo kugira nabi, ngo n'abategeka iyi si y'umwijima. Ni imyuka ifite gutegeka mu isi, itegeka ikavuga ngo iki runaka turategetse ngo akene, turategetse ngo amere gutya. Ni wowe ugomba rero kwinjira mu isi y'umwuka ukavuga ngo no, mubo mutegeka njyewe sindimo. Muve ku rugo rwanjye, muve ku bana banjye, muve ku mubiri wanjye, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Muveho mugende. Kambiri kongera ikavuga ngo n'imyuka mibi y'ahantu hehe ho mu ijuru. Uwo ni uwundi mutwe, myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ibishaka gutangira ibisubizo by'amasengesho. Iyi ngiyi bishaka gutangira ibisubizo by'amasengesho, irwanya gusubizwa kwawe, irwanya no gusenga kwawe. Iyi myuka mbi y'ahantu ho mu ijuru nive mu kirere cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Wajya kuzamura isengesho ukumva wapi ntibikunda, kuko hari imbaraga zitegeka ikirere cyawe. Wanazamura isengesho ukumva rimaze iminota 2 ukabura ibyo uvuga kandi ibibazo ari byinshi, kubera hari imbaraga z'imyuka y'ahantu ho mu ijuru igenzura ikirere cyawe, igenzura aho utuye, igenzura ikontorora ikirere cyawe. Ni rekura ikirere cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Zopetese kirabiri kavuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Buri muntu wese yisanga ahura n'umunsi mubi. Isi y'umwijima igitegura iminsi mibi, kavuga ngo kwa runaka tuzajya iminsi mibi izaba amatariki ya nayo izaba nayo. Ariko ndahansenga kugira ngo buri minsi mibi yose yagenwe imbere yawe isibwe n'amaraso Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu isibwe, mu izina rya Yesu isibwe iyo minsi mibi yagenwe ku buzima bwawe, kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Niko ijambo ngo mubashije ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ntabwo Imana inezezwa no gutsindwa kw'abana b'Imana. Imana ishaka kunesha. Biravuga ngo turabatsinzi ndetse no kurushaho. Mu batsindwa ntitubamo, mu basubira inyuma ntiturimo. Imbaraga zishaka kugusubiza inyuma ngo ucogore umutima zimenagurwe n'amaraso Yesu Kristo. Ndakwaturaho intsinzi, ndakwaturaho kunesha, ndakwaturaho gukomera, ndakwaturaho mu izina rya Yesu Kristo kwambara imbaraga. Mu izina rya Yesu ndakwaturaho gutsinda intambara zose zari waruhagazemo, ari zirwanira urugo, ari zirwanira urubyaro, ari zirwanira akazi, zirwanira imibereho, zirwanira kwinjira mu muhamagaro, zirwanira kuzura umwuka wera, zirwanira gukorera Imana, zirwanira kugira icyo utangira, business utangira. Izo ntambara nkwato yo kugira ngo zitsinde mu izina rya Yesu Kristo, nkwato yo kugira ngo jere ku ntsinzi yazo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, tugwaye amashimwe, tugwaye cyubaro mu izina rya Yesu amazina yose. Amen. Shalom, shalom. Imana amahoro iguhumugisha. Ubaye utarakora subscribe ntugende utayikoze. Na hejo mugira amahoro.